ngo abandi kugira ngo igihugu ubwo bumwe busugire busagambe. Icya kabiri Monami, umutwe wagize ute? watsinze amatora. Watsinze amatora. Sawa. Ubwo urumva aho ndashaka buretse gato muri iyo rero, muri iyo 50% hari abashobora kuba batireka dufatanye kubera ibitekerezo tubisangiye dushyira imbaraga hamwe. Niyo fera force Monami. Buretse gato wapi nago niba baravuze ko umutwe watsinze amatora ushaka gutwara 60%, ibindi bakabigabanya, indi myanya bakayigabanya indi mitwe. Iyo mitwe kukitajya guhatana ngo no buretse gato ndacyakomeza. Buretse gato umukuru w'igihugu haba intebe imwe ya perezida, sibyo? Yego. Uyu munsi PDI iriyamamaza, by the way ngira ngo uyu munsi bafite na kampanye irwamagana. Urumva ko mba narubizi Monami? Ni nanjye ndabizi byo ngibi. PDI uvuga buretse gato tureke kujya di campaign y'abantu. Hadi campaign nakoze. Uyu munsi wa none PDI kuvuga igiye gushyikira umukandida perezida wa FPR Paul Kagame, by the way usibye nayo n'undi wari we wese, kuko numvise na Mpayimana muri press conference kubera ko itamushyigikiye satatorwa, ahubwo simushyigikiye bikurya hehe. Yakwiyamamaje se no tukareba imbaraga zayo, imbaraga za politike tuzipimira amatora. S'il vous plaît, buriya muri politike aricyo twita political syndicates kuvuga ariko nawe wabivuga. Ngiye cyo nabonye cyambere ubwitabire buri ku rwego rwo hejuru cyane, organisation ubwayo iri ku rwego rwo hejuru cyane, ibyateguriwe abantu ngo babanze banabirebe nabyo byari ku rwego rwo hejuru cyane, noneho ku bantu bose ku kijyanye n'umwambaro basa neza cyane. Hanyuma rero icyo nshaka kuvuga ngiki, Mutabaro ukagenda kubwiza ukuri, harimo abantu sinzi waduteye umuco mubi. Uyu munsi wa none ukumva yuko wowe ibyo wemera byiza kandi wagira isoni zo kubivuga, ariko ngo nibivuga ngo ngewe ngo ndi umunyamakuru guhamye byiza ngereka mbihamye. None ushise nakubwiye abantu bazanye bya bibazo bavugaga ngo abarimo ngo biki nkavuga none ngiye kubivuga nk'umukadira wa FPR. Nta na rimwe iryo tegeko ryabayeho, kuko abanyamuryango b'abacuruzi dufite ubushobozi bushobora gukora ibyo tugomba gukora tutiriwe kujya guteza abantu ibibazo, kandi ibyo babonye ko byari ukuri. Hanyuma rero reka none mbivuge ku mugaragaro, Mutabaruka ku myaka yanjye mfite ntumbaze yariyo myinshi. Ibyo ndibikureba mon frère tuzi Jamil. Ariko se Jamil wamushaka hiki? Yego mizumwi. Burero ishyano nukumengo na Mutabaruka. Nkuzi gusa nkaba yakumenye. Urumva? Mutabaruka buriya mu bintu nakunze gukurikira cyane, nkurikira cyane politike y'ibihugu bitandukanye, ibijyanye n'amatora, noneho na demokarasi. Ariko Mutabaruka sindabona demokarasi, ibi nkunda kubivuga, iri ku rwego rwa demokarasi ya FPR yubahwe. Icyambere ni kimwe, ushobora kwemera ko harimo abantu nge naribajije kuki aba bantu birirwa bavuga, kuki bataza ngo barebe ubwitabire nka buriya, abantu basa kuriya, abantu bafite urukundo rumeze kuriya, ngo bitegereze ngo babirebe. Icya kabiri ngo baze barebe icyo bita bimwe nkunda kubwira abantu yuko burya imbaraga ziri mu gushyira hamwe ubumwe. Burya FPR ntabwo yari kubaho yitagira ikintu cyitwa ubumwe. Abibazaga batari ko tubona, harabambwiye bati imitwe ya politike tubona hano ko tutari tuyizi. Ndavuga nti aho ngaho rero ikibazo kiri kuri mwe, kuki mutayimenye? Ahubwo kutigaragaza. Irigaragaza ko ejo barayibonye baje gushyigikira umukandida, ubwo ni uwabo. Urumva aho nabonye harimo PSD, ngira ngo warabonye Dr Vincent Birutara ahari, harimo PER, harimo PDI, harimo PC, harimo PPC, harimo ni imitwe ngira ngo iragira mu 8 yari ihari. Ariko ngewe ibyo ndabivugira iki sasa? Ndimo ndakwereka yuko noneho izo mbaraga ziri mu gukorera hamwe mu kugira ngo ibyiza tubona nk'abanyarwanda, ibyo tuzageraho twaba twatoye FPR n'umukandida wayo, tuzabisangira twese nk'abanyarwanda, ari muri PER, ari muri PS, nabo muri Mubera kuri bose, kuko uko biri kose ubwo bumwe sasa, sibyo bita bituma subiza amaso inyuma. Burya ntabwo ushobora gutekereza politike, ntabwo ushobora kujya muri fitire udatekereza pasi uko ibintu byabaye forome, sibyo?
buriya niyo mpamvu tugunda gukora icyo bita hooks tukazishyiramo, ukareba hano ukareba hariya ukareba hariya. Buriya politike ni nko gucuranga umuziki. ndikumva ashaka gucarenginga. You are not allowed to challenge me. Uraza gufata ijambo, ikibazo cyawe ntujya uzana ingingo zawe ushaka kugendera kuza abandi. Reka nkomeze. Bihita binyibutsa à l'époque n'abantu numvise bari mu kuvuga amagambo ndavuga nti mwebwe muri abana muri politike ntabwo ushobora gukweshoninga ngo kuki Fazil uyu munsi wa none, kuki Vincent Biruta, kuki Rucibigango, kuki abo bose biriya mitwe ifatanyije na FPR, ukirengagiza yuko bamwe muri bo bagiye gusura FPR Inkotanyi ku Murindi, bamwe bakanabizira bagapfa. Mon frère, bikwereka ko FPR ubwayo iha agaciro ubumwe bw'abanyarwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko igikomeye mbere yuko tujya mu mitwe ya politiki, igikomeye nuko turi abanyarwanda. That is the biggest importance. Nicyo kintu cya mbere gikomeye, the most important thing. Ibi rero birambabaza, turashaka gusubiza abantu nabonye kubita biyandikisha ariko ngabariya. Mwebwe ko mutari muri FPR birabarya hiki, nimureke FPR ikomeze yubaka ubumwe, ikomeze ikorane n'abanyarwanda bose bifuza kwerekeza igihugu heza. Ibyo mwebwe birabarya he ko Fazil ashobora kuza agatanga welcoming remarks, sibyo? Birabarya he? Ese birabarya he abantu bo muri PSD bajya ku Murindi, mwebwe mwarihe? Kuki mutabivuze? Bamwe muri bo barapfuye mon frère, barabatsembye kubera kujya kwifatanya na FPR. Ese ne barifatanyije na FPR icyo gihe? Uyu munsi wa none murabona FPR yo yaba ari ikigwari nyabaki, yibagirwa abantu bayeretse urukundo, bayeretse ko bafite inyota yo gushyira hamwe, bayeretse ko bafite inyota yo kunga ubumwe kugira ngo igihugu kigeraho kugeza uno munsi. Ngiye kuvuga nti FPR wo ariko nibyo urumva aya komeza none uzanye icyawe. Nendaga kubwira abantu ubona bisa nkaho biriya nizo mbaraga, niyo mpamvu buriya FPR igihe cyose ibiri ju uyu munota ndashaka gucarenginga. Ntabwo uri buncarenginga, izana igitekerezo cyawe. You are not there to distract my opinion mon frère. Opinion yawe ntacyo nyivuga, uvuga ibyawe. noneho ngereka nkubwire. Urashaka iki wowe? njyewe nde ko wari uri muri tente hariya, wari urimo nk'umunyamuryango wa FPR ariko ntibinagukora kuri umunyamakuru. Navuze ko kuba umunyamakuru bitambuza kuba umunyarwanda, ibyo ndashaka unabyumve please. Ubwo butego ariko ndashaka ubwo butego bwawe ntubuzane kuri iyo ngingo. Kuba umunyamakuru ntabwo bimbuza kuba umunyarwanda mon frère. Ntabwo ndakubaza, urambariza iki? Ntangatanga we tanga icyerekezo cyawe, ngewe natanze cyangwa kukubaza. Urambaza iki? Ngeka nkubaze. Ubona mbona iki? Iyi mitwe ibiri kumwe na FPR iri kumwe nayo kubera ko iyikunze, cyangwa iri kumwe nayo kugira ngo nitsindi izayihere ku myanya? Tega amatwi rero nkubwire, utabaruka ibi ngiye kubikubwira noneho mfite ishema ryo kugira ngo mbikubwire unabyumve mon frère. Mon ami, ndashaka nkubwire, nakubwiye nuko utumva. Uribuka iyi mitwe PSD yigeze ubwayo ijya kureba FPR igihe ari mu ishyamba? Yagiyeyo ntiyagiyeyo? Yesubiza bijyana mu mateka, ibyo bintu by'amateka arashaka kubyumva ngewe. Utaza hava ntamenye yajya. Niba kubyumva se ibyo ngibyo umva se nkubwire, buretse gato baza utega amatwi. Ntabwo ndi bukubwira ibishaka. Uransubiza ute? Ndakubwira ibintu please, turabwira abantu bumva, ntabwo turi hano kugira ngo nshimishe mutabaro. Nese na PD yagiyeyo. Mon frère, tega amatwi wumve. Uyu munsi wa none PSD ijya ku Murindi, sibyo? N'indi mitwe ya politike yagiyeyo, sibyo? Waduha urutonde. Nguhaye PSD, PR n'abandi bagiyeyo. Icyo gihe bari bagiye gusaba FPR ubutegetsi arubwo ari wagafata, ariko bari bagiye kureba ati twese turumva dushaka kuvana u Rwanda kuko umunigo, turashaka kubaka igihugu cyiza, ubumwe cyane cyane. Ariko kuki mushaka gusenya ubumwe mes amis? Ikindi cya kabiri ndashaka nkubwiza ukuri. Écoute bien mon frère, ndashaka nkubwiza ukuri. Mu byaganiriweho mu gihe cyamaze mu rugwiro, mu biganiro byo mu rugwiro, s'il vous plaît, kuko icyo gihe na PDI yari ihari. Mon ami, écoute mon frère, ndashaka twumvikane kandi reka kuba cynique mon frère. Cynique gute? Please laissez-moi parler kuko hano ufite point.
nta point. buretse se gato hariya mu byagaragaye mbere y'uko tujya no mu gutora itegeko nshinga rya 2003 icyari kirimo ese abanyarwanda bapfa iki? icyaje kugaragara ni uko abanyarwanda bapfaga ubutegetsi, havamo ingingo igira iti buriya niho havuye n'igitekerezo cyo gushyiraho sena, buriya sena ikirinda nta mahame remezo, sibyo? baravuga bati noneho nta mutwe wa politiki ushobora kuzikubira imyanya yose. aho niho havuye yuko umutwe wa politiki watsinze amatora udashobora kurenza 50% indi isaranganywa abandi, kugira ngo igihugu ubwo bumwe busugire busagambe. icya kabiri monami, umutwe wagize ute? watsinze amatora. watsinze amatora. sawa, ubwo urumva aho ndashaka buretse gato muri iyo rero, muri iyo 50% hari abashobora kuba batereka dufatanye kubera ibitekerezo tubisangiye dushyira imbaraga hamwe. niyo fera force monami. wapi? buretse gato wapi? nago niba baravuze ko umutwe watsinze amatora ushobora gutwara 60%, ibindi bakabigabanya, indi myanya bakayigabanya indi mitwe, iyo mitwe kuki itajya guhatana ngo nayo yamaze kwayo? buretse gato ndacyakomeza. ubwo se buretse gato umukuru w'igihugu haba intebe imwe ya perezida, sibyo? yego. uyu munsi PDI irimo iriyamamaza, by the way ngira ngo uyu munsi bafite na kampanye irwamagana. urumva ko mba narubizi monami? ni nanjye ndabizi ibyo ngibyo. PDI uvuga buretse gato tureke kujya tureke kora di campaign y'abantu. nta campaign nakoze uyu munsi wa none PDI kuvuga ko igiye gushyigikira umukandida perezida wa FPR Paul Kagame, by the way usibye nayo n'undi wari we wese, kuko numvise na Mpayimana muri press conference kubera ko itamushyigikije satatorwa, ahubwo simushyigikiye bikurya hehe? yakwiyamamaje se nayo tukareba imbaraga zayo. imbaraga za politiki tuzipimira mu matora. s'il vous plaît, buriya muri politiki aricyo twita political syndicates. icyo kimenye habamo political coalitions. ariko coalition yakenerwa ahantu mubona izi mbaraga gutya twebwe nka FPR. noneho nibyo byiza ko nibyo bipfumbatiye ubumwe bw'abanyarwanda. noneho rero nka FPR birakwiriye ko nayo yipakurura ikavuga iti twebwe FPR iremye mu bumwe, ntabwo ishobora kwipakurura ikizana ubumwe bw'abanyarwanda. ntabwo ari ubumwe bw'abanyarwanda monami, ibyo ndashaka kubyumva. none ubumwe bw'abanyarwanda ni ukumira ibitekerezo by'undi. ninde babimize? wenda turabihuje dushyira imbaraga hamwe tubishyigikire kurushaho. uzi ko buriya aho tuveyo please. kuki tuvayo mbese? aho ngaho nabikubwiye. niba uri kuvuga ngo FPR ngo igira demokarasi ukaba uri kunigana ijambo, ubwo siyo ni demokarasi. ntabwo nakuniganya ijambo. ntabwo uvuga ngo tuveyo tutabivuye. hano tugurisha time mon frère. ntekereza ko igihe twageneye imashini dutayiminga ngiyi, iyo ni gutayiminga si ngiyi ihita ikupa kigakura munsi. urumva icyo nakubwira rero, abatarababajwe yuko iyi mitwe ya politike yagiye guhura na FPR mu gihe cy'urugamba, ntabwo bakwiriye kubabazwa ko uyu munsi mu rwego babazwa n'uko ifatanya nayo mu kubaka igihugu. ibi mbivuze nk'umuntu uri simple kada, ibyo tubyumve kimwe. no ibyo rwose no doubt about it. ukanguha igitekerezo noneho nuko nakiguha nabwo ukavuga uti reka ikintu cyose cyitwa ubumwe ujya ubona gutya, ikintu cyitwa ubumwe n'imbaraga zikomeye cyane, zikomeye monami. noneho ku bwawe, ku bwanjye, nta n'amashyaka yandi yakabayeho, twakabaye mu ishyaka rimwe turi mu bumwe. hoya hariya amashyaka kuba hari, nose nkubaza muri Amerika kuba hari aba Republican hakaba n'abademokarate, ariko bajya hari bagahatana. niyo mashyaka yonyine ahari se? niyo mitwe ya politiki hari? ariko hari abavuga bati we do like this. kandi cyakabiri abo ngabo bavuga ibyo muri Amerika ntabwo baba bafite abantu, ntabo mon frère. uzababazwa yuko FPR ikorana n'indi mitwe ya politiki, namugira inama yo gusubira mu biganiro byo mu rugwiro. ibiganiro byo mu rugwiro wabishatse kuri umunyamakuru wabishatse. ibyo harimo abantu benshi badashaka no kubyumva kuko nibyo. mbese ibiganiro byo mu rugwiro bisimbura itegeko nshinga? oya nabyo byayitanze, aribyo bitekerezo byashingiyeho itegeko nshinga rijyaho. none se mwabyubaye? kandi aribyo turi mu kuryuha tunabyubahiriza n'amahemerezo turi mu kuyubaha. hasi ubundi ikikurya ni iki mon frère? reka mbwira ikintu kimwe. uribwa yuko FPR ifatanya n'abandi banyarwanda kuba FPR ifite abantu bangana kuri hariya bigutwaye iki? noneho ijambo ry'ikaze rigatangwa n'umuntu wo muri iri shyaka, ntabwo ibyo ari byo. ibyo ntibikwereka ko oya FPR irenze ibyo abantu les amateurs politiciens uburyo babitekereza.
FPR hejuru sana wapi kabisa aha wapi pe ubwo abumva abatekereza nka Mutabaruka yego